Yes, ibihe byiza nshuti muvandimwe wowe ukurikira ibikorwa byacu aho uri ku migabane itandukanye y'isi cyane cyane hano mu bihugu by'ibiyaga bigari muri Congo, mu Burundi, mu Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, wowe ufata umwanya ukabana natwe reka twifurize ibihe byiza no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu ntimuje kure ni twebwe ba bandi turagarutse tubazaniye ibintu byinshi bitandukanye kuri uyu munsi. Ibihe niba uri mu bihe bigoye, uri mu bihe bibabaje, ibihe by'agahinda, turakubwira ngo ihangane, komera, shikama, niko bimera mu buzima, habaho ibyiza, habaho ibibi, ibyo byose byagiye bishirirwaho twebwe kandi ni kubw'impamvu za nyir'ibihe ubigenga wenyine niwe uzi igituma yagiye abishyiraho, ariko byose ni amasomo, ni ukutwigisha ko mu buzima hari ibyo dushobora kugeramo bikanezeza imitima, hari n'ibindi dushobora kugeramo bikababaza imitima. So ni isomo tuba duciyemo, iyo uryitwayemo neza ukaritsinda uba utsinze isomo. Mukomere, mushikame, mwihangane, niko bimera mu buzima. Kuri Mike muri kumwe na Ngirimuvugizi, uyu munsi wa gatatu itariki 18 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2023. Reka tubahe ikaze ku makuru yacu y'uyu munsi, aho muri hatandukanye timuje kure mubane natwe kuko ni ubufatanye bwacu namwe, n'imbaraga zacu namwe, ibyo dukora hatabayeho mwebwe ntabyo twakora. So ni ubufatanye bwacu kugira ngo ibyo dukora bibashe kubageraho kandi bibagerereho ku gihe gikwiriye. Niba warakanze subscribe, big up, ni uburyo bwiza kugira ngo ibyo dukora uhite ubibona. Niba ufunguye telefone cyangwa icyo ukoresha, niba ari imashini, niba icyo gitandukanye, uhita ubona ibyo twagiye dushyiraho bitandukanye. Numara ukande subscribe, niba utarayikanda nyamuneka kanda subscribe kugira ngo tuzatubana, cyangwa se sabone mu gifaransa, yikande kugira ngo dukomeze tubane nawe umunsi ku wundi. Rero uyu munsi inkuru ikomeje kuvugwa mu gihugu cya Kenya niyo tugira ngo tubabwireho. Ni inkuru igize iminsi 3, uyu munsi ni umunsi wa 4. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'agahinda, ni inkuru y'incamugongo. Kubakurikira ibibera hano mu gihugu cya Kenya, ndatekereza ko ni ibintu bibabaje umutima, ni ibintu bibabaje biteye agahinda kenshi, bisenye mu buryo bw'icyizere n'umutima, birasenye. Ibyabaye biragoye ariko nta kindi twakora, ni ukubyakira uko byateganyijwe, ni ukubyakira uko bije. Ni inkuru y'isenyegwa ry'abaturage ba Kitengela, aho bari batuye barasenyewe, basenyegwa na leta. Leta ivuga ko abo baturage bagiye kubaka aho hantu, bahubaka mu buryo budakwiriye, bahagurishijweho n'abantu batazwi mu buryo bw'ubujura, ko iyo sambu ari isambu ya leta. Leta ikaba yarafashe rero umwanzuro wo kubasenyera. Uyu munsi ukaba ari umunsi ugira 4 abaturage basenyegwa bari batuye aho hantu. Ni muri Kitengela kuko twari tuvuze mu Ndegu, ni muri Machakos, aho abo baturage bari bubatse. Hari ibikorwa bitandukanye
bari barubatse amazu, hari amashuri, hari amakanisa, ibyo byose kuri ubu ngubu bikaba byasenywe. Rero ni agahinda kenshi, ni inkuru igoye kumva, kuvuga ngo ufate ifaranga ugure ikibanza wubake, kandi hari hubatse amazu meza yo mu buryo bwa kadasitere, amazu ahenze, ufate ibyo bintu byose nurangiza babigusenyere. Birababaje ariko nta kindi twakora, ni ukubyakira uko bije. Icyo twababwira ni ukwihangana mugakomera. Leta ni umubyeyi, ntituzi wenda icyo iteganya, ntituzi icyo ishaka gukora. Nibyo dukomeje kugenda dukusanya kugira ngo tubazanire, tumenye reyelima niba abaturage baragurishijweho ubutaka mu buryo budakwiriye. Abo bantu bagiye babagurishaho ubwo butaka, ko leta ibifiteho ububasha, kubifiteho imbaraga, kirakora iki? Kirabakurikiranaho iki? Ibyo byose nibyo tuhaye dukusanya, nibyo tuhaye tubazanira, kugira ngo dukomeze tumenye icyateye gusenyera bariya baturage icyo ari cyo, no kugira ngo turebe neza ko icyo leta ishobora kugira icyo ishobora kubafasha muri iki gihe kigoye. Niba mwaragiye mubireba, ndatekereza ko hari amashusho yagiye agaragara kuri social media atandukanye, abaturage barira, bigaragura aho bari bubatse amazu mu gahinda kenshi. Hari n'abandi bagize ihahamuka kuri ubu ngubu, bamwe bagiye baba pararize, ni ukuvuga ko ingingo zimwe na zimwe zigize umubiri ubu ngubu zitakiri ko zikora neza kubera icyababayeho. Turaje tubibereke mu mashusho, tubereke uko byari bimeze no kuri uyu munsi aho ibintu bigeze. Ugira ikibazo, ugira icyo ashobora kubaza, ugira icyo ashobora kunganira, watwandikira muri komenti, cyangwa ukatwandikira kuri imeri yacu. Ibyo byose kugira ngo dukomeze dushake uburyo ki bano baturage bashobora kurenganurwa. Turaje tubereke amashusho uko ibintu bimeze. Kuri mike mwari muri kumwe na Ngirimuvugizi. Kanda subscribe cyangwa se sabone mu rurimi rw'igifaransa, kugira ngo tubane nawe umunsi ku wundi. Ibyo dukora, ibyo dushizeho bihite bikugeraho ako kanya. Ndatekereza ko muraje mubibone mu mashusho uko ibintu bimeze, ariko ni ukwihanganisha bano baturage, ni ukwihanganisha bano bantu basenyewe, kugira ngo bihangane bakomere. Ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima, ubuzima burakomeje. Basenyewe ariko ubuzima burakomeje, ni ukwihangana kugira ngo ariko nta kindi twakora, ni ukubyakira uko byateganyijwe, ni ukubyakira uko bije. Ni inkuru y'isenyegwa ry'abaturage ba Kitengela, aho bari batuye barasenyewe, basenyegwa na leta. Leta ivuga ko abo baturage bagiye kubaka aho hantu, bahubaka mu buryo budakwiriye, bahagurishijweho n'abantu batazwi mu buryo bw'ubujura, ko iyo sambu ari isambu ya leta. Leta ikaba yarafashe rero umwanzuro wo kubasenyera. Uyu munsi ukaba ari umunsi ugira 4 abaturage basenyegwa bari batuye aho hantu. Ni muri Kitengela kuko twari tuvuze mu Ndegu, ni muri Machakos, aho abo baturage bari bubatse. Hari ibikorwa bitandukanye, bari barubatse amazu,
hari amashuri, hari amakanisa, ibyo byose kuri ubu ngubu bikaba byasenywe. Rero ni agahinda kenshi, yikande kugira ngo dukomeze tubane nawe umunsi ku wundi. Rero uyu munsi inkuru ikomeje kuvugwa mu gihugu cya Kenya niyo tugira ngo tubabwireho. Ni inkuru igize iminsi itatu, uyu munsi ni umunsi wa kane. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'agahinda, ni inkuru y'incamugongo. Ku bakurikira ibibera hano mu gihugu cya Kenya, ndatekereza ko ni ibintu bibabaje umutima, ni ibintu bibabaje biteye agahinda kenshi, bisenye mu buryo bw'icyizere n'umutima, birasenye. Ibyabaye biragoye, ariko nta kindi twakora, ni ukubyakira uko byateganyijwe, ni ukubyakira uko bije. Ni inkuru y'isenyegwa ry'abaturage ba Kitengela, aho bari batuye barasenyewe, basenyegwa na leta. Leta ivuga ko abo baturage bagiye kubaka aho hantu, bahubaka mu buryo budakwiriye, bahagurishijweho n'abantu batazwi mu buryo bw'ubujura, ko iyo sambu ari isambu ya leta. Leta ikaba yarafashe rero umwanzuro wo kubasenyera. Uyu munsi ukaba ari umunsi ugira kane abaturage basenyegwa bari batuye aho hantu. Ni muri Kitengela nk'uko twari tuvuze, mu Ndegu, ni muri Machakos, aho abo baturage bari bubatse. Hari ibikorwa bitandukanye, bari barubatse amazu, hari amashuri, hari amakanisa. Ibyo byose kuri ubu ngubu bikaba byasenywe. Rero ni agahinda kenshi, ni inkuru igoye kumva. Kuvuga ngo ufate